kugira ngo tubone inkuru y'agakiza. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Nagira ngo ahantu uri wicaye uri mu kazi aho ukorera iyo Yesu adapfa ntabwo twari kumenya inkuru y'ihumure ry'agakiza, ariko Yesu ngarapfa ngamare gupfa ngarangije arazuka, kuko yaza gupfa ntazuke byari kuba birangiye, ariko yarapfuye kandi arazuka. Nakunze Yesu cyane. Uzi ikintu nabonye mu kanyamahanga? Uzi ko Yesu abantu yiyeretse bwa mbere bari abantu basanzwe boroheje. Haleluya. Amina. Yahereye mu gaciro. Hari igihe wibwira ngo mfite amafaranga ariko ntabwo bihagije. Hari igihe wibwira ngo mfite imodoka kubera ibyo Yozefu yarakoze, we ngo yarahunitse ngo bahunika imyaka izabatunga no mu gihe cy'inzara. Ari ikintu kimwe nakuyemo hano buzaba mu gihugu cy'abandara basuhuke, bazaba mu buretwa imyaka magana angahe? 400. Kugira ngo bisohore Yozefu agenda agurishijwe, umuryango wuze umukurikiye kubera iki? Inzara. Abaje gushakira ibyo kurya, nyamara Imana isohoje icyo yagize gute? Icyo yavuze. Imana itugirire neza. Ngo bahaba baguwe neza imyaka myinshi. Uzi impamvu baguwe neza? Baguwe neza kubera Yozefu ngo sinkibonera umwanya. Urabona tujye muri niba turi ngo nge rero ngo manaryamye naniwe ngo ibintu byo kuzindwa ngo sinabishobora. Kabibwira se niba turabyanze tujye gusenga nijoro. Nijoro rwose iwacu ntago bankundira, umugabo wanjye ntiyankundira. Abantu benshi bafite impamvu zituma badasenga, inyamara kubana nawe kuko abantu batakira Imana. Nabonye Imana igibumba. Uzi ko yasonye ijambo z'Imana rikamenya ngo nimushake Uwiteka bigishoboka. Imana igihe cyo kumushaka ni iki ngiki. Imana itugirire neza. Ngo nuko ngo mwami amaze gutanga ngo uburetwa bubabana ikibazo, ngo barataka cyane, ngo Imana yibuka isezerano yagiranye n'abasekuruza. Ariko nkunda Imana. Haleluya. Amina. Yewe nkunda Imana, ikintu yavuze igikurikira. Yesu reka mbasuhuze cyane kandi mbifurize ibihe byiza. Dushimiye Imana ko yabanye natwe, iraturinda, irakoze. Ni ukuri ko yaduhaye umunsi mwiza nk'uyu wo kwishimiramo, ndetse iduha n'abakozi b'Imana tugiye kuganira muri uyu mwanya, kandi ni byiza cyane. Ni kuri chaîne nshya yitwa Inkuru y'Agakiza TV. Inkuru y'Agakiza, Inkuru y'Agakiza rero buriya abantu benshi tuzabasobanurira ibikubiye muri iri jambo. Tuzabaganiza neza birambuye, ndetse n'umuyobozi wayo ni uyu mugabo muri ko namba umupira na telefone mu ntoki. Ni iby'agaciro gakomeye cyane. Yego, turabakiriye hano, Imana ibahereze umugisha. Murakoze cyane kutwakira. Yego. No kuduha ikaze. Unyemerere nakire n'umuvandimwe inshuti yanjye, akaba n'umuhanuzi, maze yaboneraho n'umwanya wo kwibwira abantu dore arakuze. Yego. Umva iyo nakiriye umuyobozi nawe agomba kwita twakirira umutumirwa. Nanjye namwakiriye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Wiyumvemo ikaze hano ku Nkuru y'Agakiza, maze wibwire abadukurikiye bumve umuntu bari kuganira, ariko utari wavuga, reka mbabwire izina ryanjye nk'umuyobozi w'iki kinyamakuru Inkuru y'Agakiza. Amazina yanjye nitwa Kanyamahanga Jean Pierre, nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza. Imana ikomeze iduhana umugisha. Twakiriye umushuti wanjye, inshuti y'Imana n'abantu aho Imana Alphonse. Reka manze ngusuhuze. Uraho neza Jean Pierre? Komera cyane inshuti yanjye. Yesu nashimwe. Ashimwe cyane. Ndamukije n'abadukurikiye ku Nkuru y'Agakiza TV. Kuri uyu munsi ndumva nezerejwe n'Imana mu mutima ko nanjye mbashije kuboneka ahangaha. Amen. Nitwa Ahimana Alphonse, kandi kuri uyu munsi ndumva nezerewe cyane mu mutima. Ndumva tugiye kuganira byinshi. Hari ikintu numva umutima wanjye wuzuye ishimwe kandi rikomeye, ndetse hari n'amagambo menshi Imana yampaye nkimara kumenya yuko ku Nkuru y'Agakiza TV ndibuze kuhaboneka. Imana iduhana umugisha. Amen. Yego, ngira ngo abantu bumvise rero ko ngiye kubana n'abagabo. Ni abagabo kuko Imana igomba kuba abagore.
yego Imana igomba kuba abagore ntabwo muzakomeza kuba abasiribateri iteka ryose reka nibarize umushyitsi ufite gahunda yo gushaka vuba cyane rwose mbirimo ndi hafi ubusanzwe rukanga nje kubatumira ibintu ndimo ndabishyira ku murongo shiri yarabonetse cyane ndamufite Imana ku murongo gute ataraboneka aha Imana ishimwe hari uza akavuga ati giye rwose ubu ndi ku isoko ufite iyerekwa ritambutse oya ntabwo ndi ku isoko kuko isoko ryari gicuruzwa kandi sindi gicuruzwa yego ariko hari akantu nyine abatumije umwanya akamukoresha ngo ndi ku isoko cyangwa se ugasanga ngo jyewe ngo mbarizwa hano ngo ariko imyenda ngo mbambe ngo sinzi ukuntu babivuga iryo nabonye ngewe ari ivangirwa cyangwa ngo ndingaragu ngo itigaragura mu byaha ibyo ntacyo ariko nacyo n'ubusanzwe niyo ntabivuga iwacu ni mu ijuru ngo ariko mbika imyenda ni mu isi bani bamuri kutubeshya mwa ntabwo ari ukubeshya uretse ko umuntu ashobora kubisubiramo ejo wajya ahandi ukumva umuntu abivuze ibyiwe ariko njye ikintu mpamya ni uko turi abakristo bajya mu ijuru nicyo cy'ingenzi by'aho tubika imyenda twasomye ijambo ry'Imana dusanga yuko hano mu isi turi kuhaca nk'abagenzi baje kuntu murara mu ijuru mu isi cyangwa se muri abo mu ijuru imyenda ikaba mu isi mukabika imyenda mu isi bikanyobera ariko umuririmbyi yarabiririmbye turaranye mu isi umuririmbyi yarabiririmbye amagambo 18 avuga amagambo akomeye aravuga ngo kubana na Yesu iteka mu ijuru kandi yabivuze akiri mu isi hari ukuntu rero umuntu aba mu isi ariko umwuka akamuterura yamara kumuterura ibintu by'isi akasa nk'aho biteye umugongo we yagenda akumva ni nk'aho yibereye umudendezo w'ijuru hanyuma yabibwira abantu rero batazi iby'umwuka bakumva ntabwo babyumva neza ariko nyamara muri iyi si nubwo turimo kubw'umubiri ariko kubw'umwuka aho tugana turahazi ni mu ijuru Imana itugiriye neza numva harusobanukiwe n'ubundi mwene data ejo bundi yarafashijwe arabivuga aravuga ngo mu isi ndi umushyitsi sinzahahora rero mu isi n'ubundi turi abashyitsi tuhari uyu munsi ariko ejo tuzahava maze dusange Kristo aho yagiye kudutegurira aho tuzahava yego nifuje kuganira namwe maze kumenya amakuru ko mwe aje hano gusenga ndavuga ni reka ngere kuri wa bagabo ariko ni byiza ni mbita abagabo muri ihangana kuko muri abo bo guhamya Kristo urupfu rwa Yesu mu minsi yamaze 3 yose ari mumva nyuma akazuka mva muri abagabo bo kubihamya kandi muzabihamya iteka ryose nta wundi muntu wazutse amaze iminsi mumva n'abazutse bakiri batarahambwa tubona baragarutse nabo bazutse bazuwe nawe yego niwe wabikoze ariko yari Imana nyamana yari gatondagira ibyanze nibyo yararufana omega itangiriro akaba niherezo Imana ishimwe cyane hanyuma ndagira ngo utubwire ikiganiro nifuje ko twaganiraho wenda twakiganira inyuma ya kamera singo ngo abantu tubibasobanurire ariko ndagira ngo usobanurire abantu intego y'ijambo tuzaniye ugiye kubabwira ndagira ngo mbere yuko turi buze kubanza gusobanurira abantu intego y'ijambo tugiye kuganira ndagira ngo utwemerere twongere twinginga Imana maze izibane natwe ndagira ngo bagire amatsiko ndagira ngo tubanze twinginge n'Imana ariko tubafitiye ijambo ryuzuye imbaraga ndetse n'amavuta kandi ribohora ariko reka tubanze twinginge mwene data asengera uyu mwanya ndagushimye mwami Yesu Alleluia nongeye kuguha icyubahiro uri Imana yera kandi ukiranuka muri byose uhereye kera mu itangiriro wari Imana kugeza mu byahishuwe ntiwigeze uhinduka kugeza n'uyu munsi uracyari ndiho tunejejwe n'Imana mu mitima yacu ko warinze bene data ukarinda n'iyicano ukarinda n'abadukurikiye tukaba twongeye guhura twese dume ku mwuka w'abazima izina ryawe nirihabwe icyubahiro twebwe wahaye umwuka muzima ni twebwe tuzamuye amashimwe yo kugushimira yuko turi amahoro nasobanukiwe yuko abantu bapfuye imigambi yabo iba yarangiye ndetse yewe n'abakigenda ariko bafite ubumuga bafite kwiganyira kwinshi ariko twe tugeze imbere yawe maboko yacu akiri mazima amaguru yacu akiri mazima umwuka wacu ugisohoka neza
turanezerewe cyane kubw'uyu munsi. None mwami nyaguhora ku ngoma, ubwo tugeze imbere yawe dufite ijambo kandi waduhaye, nyemerera cyane ubwo tugiye kuganira na bene data ururukire kubana natwe. Nyemerera mwuka wera waduhaye nk'umufasha aboneke muri kano kanya, kandi uwera wa Isiraheli imbaraga zawe zigaragare, gukomera kwawe kugaragare, ibyo ushaka n'ibyo ushima bikoreke muri uno mwanya. Turaguturije kugira ngo abe ari wowe ukora, kandi neza yawe rwose nitugaragareho. Ijambo ryawe nirihindura imitima mu izina rya Yesu Kristo, kandi ijambo ryawe rikize n'imibiri, kuko ni kwajya gukora kera kose wakizaga imitima ugakiza n'imibiri. Natwe turaje rero, ngaho nuganze kandi utegeke. Turatangiye kuno mutangira utangirana natwe kugeza ku musozo ubukiri kumwe natwe. Turagushimiye kuri mwamwishe gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu Kristo twambaje, amen. Urakoze cyane. Wigeze kutubwira ngo tukubwire topike mwene data agiye kuganirizaho abantu. Karibu n'ubundi wahita ukomeza, ubundi tukaganira na bene data icyo Imana yashyize ku mutima yacu. Koze Kanyamaha, rero nkimara kumva izina ry'icano iravuga ngo ni inkuru y'agakiza, ariko ndatekereza cyane nsubiza ubwenge inyuma, nsanga y'umwami Yesu adapfa ntabwo abantu bari kumenya inkuru y'agakiza. Ngewe rero naje kubwira abantu ngo uyu mwami Yesu adapfa ntabwo bari kumenya inkuru y'agakiza. Ariko kugira ngo abantu kugira ngo ni ibintu ndimo ndivugira mvanye mu mutwe wanjye, ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuva. Abagatolika baravuga ngo ni yimuka Misiri, byose ntacyo bitwaye. Dusome mu Kuva, buriya nakunze Imana cyane, yasizeho itangiriro ishyiraho no Kuva. Iravuga ngo bana banjye ibyo ntangije mfite n'ahantu nzabavana. Iki gitabo ngo nicyo kuva kwa Bisiraheli mu gihugu cy'uburetwa. Haleluya. Imana ikumpere mu gice. Dusome igice cya 2, dusome ku murongo waho wa 23, twumve icyo Imana ivuganye natwe. Amen. Umutwe w'amagambo uravuze ngo Abisiraheli batakira Imana irabumva. Hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga, Abisiraheli banihishwa n'uburetwa, babakoresha barataka. Gutaka batakishwa n'uburetwa kuzamuka kugera ku Mana. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana iri Abisiraheli imenya uko bameze. Mwakire ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Ndagira ngo twongereho ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ubwo bwanditswe na Luka, Dogiteri Luka. Bamwe baravuga ngo ni Dogiteri Luka, ariko siko bavuga, ahubwo niko biri. Nasanze ngo yari umuvuzi ukomeye, ariko aravuga ati ntabwo nzakomeza mvura imibiri gusa, ahubwo nkwiye kuvura n'imitima. Amen. Haleluya. Imana ikomeze habwe icyubahiro. Dusome igice cya 24, turahera ku murongo waho wa mbere tugeze ku wa 12. Umutwe w'amagambo uravuga ngo kuzuka kwa Yesu. Ku wa mbere w'iminsi 7 kare mu museke bajya ku gituro bajyanye bya bihumura neza batunganije, babona igitare kibirinduye kivuye ku gituro, binjiramo ntibasangamo intumbi y'umwami Yesu. Amen. bakiguye mu kantu, abagabo 2 bahagarara aho bari bambaye imyenda irabagirana. Abagore baratinya bubika amaso, nuko abo bagabo barababaza bati, ni iki gitumye mushakira umuzima mu bapfuye? Ntari hano ahubwo yazutse. Amen. Mwibuke ibyo yavuganye namwe akiri Galilaya ati, umwana w'umuntu akwiye kugambanirwa ngo afatwe n'amaboko y'abanyabyaha abambwe maze azazuke ku munsi wa 3. Amina. Bibuka amagambo ye, bava ku gituro basubirayo. Ibyo byose babibwira abigishwa 11 n'abandi bose. Abo ni Mariya Madagalena na Yohana na Mariya nyina wa Yakobo n'abandi bagore bari hamwe nabo babwira intumwa ibyo babonye. Ariko ayo magambo
ababera nk'impuha ntibabyemera, maze Petero arahaguruka yirukanka ajya ku gituro, arunama arungurukamo, abona imyenda y'ibitare iri yonyine, asubira iwe atangaza ibyabaye. Mwakira ijambo ry'Imana. turishimiye Imana. Haleluya. Bene data, amen. nagira ngo tuganire kuri aya magambo, ngire ngo mbibutse cyangwa se mbabwire ukuntu iyo umwami Yesu adapfa ntabwo twebwe twari kumva inkuru y'agakiza. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Amina. Ntabwo nzi ujya gutegura iri zina, ntabwo nzi aho wari wicaye, ariko uko biri kose Mwuka w'Imana ari kumwe nawe. Bari kumwe nawe. Kubera yuko n'ubundi abantu muri ino minsi bakeneye kumva inkuru y'agakiza. Uzi ko Jean Pierre, abantu bo muri iyi minsi usanga bagenda ariko bagendera mu kigare batazi inkuru y'agakiza. Abantu benshi ntago bazi inkuru y'agakiza. Nyamara inkuru y'agakiza iri kuri Kristo. Amen. Amen. Ntabyo bazi rero bakagendera mu kigare, ariko hari ikintu kimwe Imana ivuganye natwe mu ijambo. Amen. Hari igihe abantu tuvuga ngo turahanuye, bakavuga bati ibyo bintu muhanuye mubikuye, ariko nagira ngo ngewe mvuge icyo Imana ivuganye natwe mu ijambo. Amen. Kuko Bibiliya bundi n'ubuhanuzi butavangiye. Umwana w'umuntu ashobora kuvangirwa, ariko Bibiliya ntiyavangirwa. Rero aya magambo dusomye y'Abisirayeli, Imana ibakura mu buretwa, bundi byatangiriye igihe kimwe ngo umugaragu w'Imana witwa Yosefu. Urabyibutse ngo baramugurishije, amaze kumugurisha amugurisha n'Abanyegiputa, ngo aragenda abayo imyaka myinshi, ngo igihe kiragera arafungurwa, igihe kiragera bamugira minisitiri w'umutungo mu gihugu cya Egiputa. Ibyo bintu byose bibaho, ntabwo ngiye gusobanura uko byagiye bigenda kuko ntabwo naje kuvuga kuri Yosefu. Ariko ngo imyaka myinshi ishize ngo haza gutera inzara imaze gutera, ngo bituma abantu benshi bajya guhahira mu gihugu cya Egiputa, kubera ibyo Yosefu yarakoze. We ngo yarahunitse, ngo bahunika imyaka izabatunga no mu gihe cy'inzara. Ari ikintu kimwe nakuyemo hano hantu, burya iyo umuntu afite ubwenge buturuka hera h'Imana, no mu gihe kigoye we ajya abaho. Amina. Imana ishimwe. Amen. We no mu gihe kigoye ajya abaho kubera ubwenge bw'Imana. Abantu ba kera bo rero bagiraga ubwenge bahawe n'Imana, ariko muri iyi minsi ikintu kigezweho ni abantu bafite umwuka wera w'Imana. Abantu nibo bazabaho no mu bihe bigize gute bigoye. Imana ishimwe. Amina. Noneho ngo inzara imaze gutera, ngewe ikintu nakuyemo kwari ukugira ngo umugambi w'Imana uzasohore. Uzi impamvu kwari kugira ngo umugambi w'Imana uzasohore? Imana yabibwiye Aburahamu ari ku gicaniro yasinziriye, aramubwira ngo kubera ibingibi bibayeho, abana bawe cyangwa se abazagukomokaho cyangwa se ubwoko bwawe buzaba mu gihugu cy'abandara basuhuke, bazaba mu buretwa imyaka magana ane. Kugira ngo bisohore, Yosefu agenda agurishijwe, umuryango wuze umukurikiye kubera iki? Inzara. Abaje gushakira ibyo kurya, nyamara Imana isohoje icyo yagize gute? Icyo yavuze. Imana itugirire neza. Ngo bahaba baguwe neza imyaka myinshi. Uzi impamvu baguwe neza? Baguwe neza kubera Yosefu yari akunzwe ibwami, kandi Yosefu ikintu yagize akundwa ibwami ni ubwenge yari yifitiye. Noneho ibwami cyangwa se muri Egiputa babona ubwenge Yosefu afite, bakavuga buti buriya na bene wabo bafite ubwenge nk'ubwa Yosefu. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aricyo kimwe nakunze, buriya nukizwa mu muryango wawe ukaba ukejejwe, abantu benshi baravuga ati uriya muryango ni uwa pasiteri, kandi ari umupasiteri umwe wenyine. Haleluya. Nakuyemo iki? Ndavuga ngo njyewe njyenyine ni njye ukwiriye gukora ibintu byiza bizatuma umuryango wanjye ugira agaciro,
bizatuma ahantu nkora bazira agaciro bavuga bati hari ahantu uriya muntu aba ni umuntu w'iki w'Imana. Imana ishimwe ngo nuko ngo bakunda Yosefu, bakunda na bene wabo, ariko babakunda kubera izo babakuragamo. Buriya ndagira ngo nkubwire Jean Pierre, muri iyi si tubayemo ntabwo umuntu apfa kugukunda gutya gusa, agukunda hari icyo agukurikiyeho. Muri iyi minsi tugezemo usanga abahanuzi bahararwa, ariko bahararwa kubera icyo bagize gute bamukuramo. Nyamara Imana niyo itagira agahararo, iyo ikunze umuntu imukundana n'ibye byose. Haleluya. Nuko igihe kirashira ikindi kiraza, ngo umwami wari warabashyize imbere aratanga. Ndagira ngo dusatire aho twasomye ntaza kuza kubacereza. Araza kuza gutanga. Umwami wari warabashyize imbere ngo aratanga, ngo amara gutanga himikwa undi Farawo utari uzi ibya Yosefu. Uyu Farawo wundi wajeho ntabwo yari azi ibyo Yosefu yakoze, nta n'impamvu yagombaga kubagirira impuhwe kuko ntabwo yari abazi. Ngo hanyuma ngo agereho ngo abakoresha uburetwa, ngo uburetwa burababaza igihe kirekire, ngo ariko igihe gishize ngo barataka. Bamaze gutaka batakishwa n'abakoresha uburetwa, ngo kurazamuka kugera ku Mana. Imana itugirire neza. Amen. Nkubwire impamvu gutaka kwageze ku Mana nuko batatse. Muri iyi minsi rero uzasanga umuntu akubwira ngo ngewe ngo ibintu byo gusenga ngo sinkibonera umwanya. Uramubwira uti tujye muri niba turi ngo nge rero ngo mba naryamye naniwe, ngo ibintu byo kuzinduka ngo sinabishobora. Ukamubwira uti se niba turebyanze tujye gusenga nijoro rwose iwacu ntago bankundira, umugabo wanjye ntiyankundira. Abantu benshi bafite impamvu zituma badasenga, inyamara y'umuntu asenze gutaka kujya kuzamuka kukagera ku Mana. Uyu munsi nabwiye Imana ninjye numva misemo kubana nawe, kuko abantu batakira Imana nabonye Imana igibumba. Uziko nasomye ijambo z'Imana rikamubwira ngo nimushake Uwiteka bigishoboka. Igihe cyo kumushaka ni iki ngiki. Imana itugirire neza. Nuko nguwo mwami amaze gutanga, ngo uburetwa bubabana ikibazo, ngo barataka cyane, ngo Imana yibuka isezerano yagiranye n'abasekuruza. Ariko nkunda Imana. Haleluya. Nkunda Imana. Ikintu yavuze igikurikira n'imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Yibutse ijambo yavuganye n'umugaragu wayo Yakobo. Uzi ko yavuganye na Yakobo ari Beteli, urabyibutse? Yakobo ari Beteli, Imana imusanganye aramubwira ngo yewe Yakobo we, nubwo ubona ibihe bigoye ariko njyewe nzabana nawe. Haleluya. Amubwira ngo nzaba ndi kumwe nawe ahantu uzajya hose. Ngo ibyo bintu irabyibuka, tuvuga uti ubwoko bwanjye navuze ko nzabana nabwo, reka nururukire kubatabara. Amen. Imana itugirire neza. Imana irururuka yumva gutaka kwabo, irangije irabareba ngo imenye ukuntu bameze. Ngira nkubwire ngo nukanguke wongere usenge. Imana yacu ntabwo igihinduka, uko yariri cyane uyu munsi niko ikiri. Ngo ikimara kubimenya ihita yirukanka, kuko yose Imana ibera hose icyarimwe. Igera ku witwa Mose ngo imugezeho, ngo imusanga akiri ibwami, ngo iramubwira ngo abana banjye bameze nabi, bari mu buretwa bubagoye, kandi ni wowe nateguye kugira ngo uzabakure mu buretwa. Imana ishimwe. Buriuzi impamvu Mose yakuriye ibwami. Njyewe natekereje nsanga Mose ataza gukurira ibwami ntabwo yari kumenya amakuru y'ibwami, ariko impamvu Mose yakuriye ibwami kwari ukugira ngo nazagera kwa Farawo n'ubundi bwami bizaba ari ibintu bisanzwe kuri we. Haleluya. Ntabwo ari ibintu bizatunguye Mose, yarabimenyereye. Ubwo si ikintu ngiye gutangaza, ngiye kukubwira ngo birashoboka yuko ibintu bikomeye, ariko Imana
imana irimo irategura kugira ngo ahantu uzagera uzabone yuko hahandi wanyuze hariho haguteninze kugira ngo ibingibi ugeze muzabashe kubicamo nta mwotsi ugucumbyeho. Imana ihabwa icyubahiro, uburekere no kwivovota wasanga ariko mu mugambi wayo, kandi umugambi w'Imana ntabwo uyoba. Nakunze Imana cyane ngo imaze kumusanga yamubwira ngo yewe Mose tebuka n'ingoga irukanka, abana banjye bameze nabi, amatafari bari kubumba bamereye nabi, inkoni zibamereye nabi, nyaruka gera vuba vuba nje gutabara ubwoko bwanjye, simbuka ugere mu Abanyarwanda banjye dore bameze nabi, ugenda ubakure mu buretwa. Ngo Imana ngigera kuri Mose, ngo Mose ntiyazuyaza. Nakunze Imana cyane, uzi ko Mose ngo yishe umunyegiputa, ngo amaze kwica umunyegiputa, amaze kumwica, naho Imana yashakaga impamvu yo kugira ngo Mose ave hehe ibwami. Bundi yataza kwica umunyegiputa ntabwo yari kuzahava, ntabwo yari kuva ibwami, kubera ko ibwami Mose yaraguwe neza, abona ibyo kurya akabibonera ku gihe. Mbwira ikintu cyari kumuvana ntacyo, ariko ngo amaze kwica umunyegiputa ngo agenda ahunga, Imana ibisahoje icyo yashakaga. Ngo amaze kugenda ahunga ngo baragiye agera kuri bene wabo. Imana ishimwe. Ndagira ngo ndaza gusimbuka mvuge kuri Yesu, uko Mose ngo amaze kuhagera, ngo arangije ngo atangiza urugamba rwo kugira ngo abakure mu buretwa. Abazima ati nzabigenza nte? Ngo imusanga yiragiriye intama za sebukwe ya Tiro, ngo isanga afite inkoni, ngo iramubaza ngo igifite mu ntoki ni igiki, aramubwira ngo ni inkoni. Uzi ko hari ikintu cyantangaje, umuntu usanga afite ubutwara bugendana ariko ntabwo aramenya. Ariko uyu munsi ndagira ngo Imana iguhishurire ubutwara ufite. Ntabwo urogora usengerwa n'abantu, ntabwo urogora uhanurirwa n'abantu, ufite ubutware kandi buri hafi yawe. Yesu yaduhaye ubutware bwo gukandagira inzoka ndetse na sikoropiyo. Ubutware ntabwo buri kure yacu, turabufite turabugendana. Narasifo kita winemo, ndumva mfashijwe iyo yaraduhaye ubutware, kandi ubutware tugendana nabwo. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo nuko ngo ayirambure hasi ihinduka inkoni, ahinduka inzoka. Maze guhinduka inzoka arabwira ati ibintu birahagije. Aramubwira ngo nugerayo ukayirambura hasi bazatinya, kuko iki nawe kizaba gisanzwe. Arangije Mose abaza Imana, none se ubundi ko nshobora kubikora nabyo ntibabyemere, nibambaza ngo ninde wantumye nzavuga. Imana irangije imwibwira neza, amubwira ngo ntuzire kumubwira amagambo menshi, uzabwira ati nduwo ndiwe. Aleluya. Nakunze cyane ngombwa ko yisobanura, ntitanga ibisobanuro. Imana iri uko iri, ibyo birahagije, birabaye. Wikwirwa wibaza ngo yaremwe nande, wikwirwa wibaza ngo yitaremwe ngo yari irihe, iri uko iri. Ibyo birahagije. Ngo Mose agerayo atangiza urugamba rwo kubohora Abisiraheli. Ntabwo ari uvuga ko inkuru zarangiye, ariko byarangiye bavuye muri Egiputa. Imana ishimwe ko bavuye. Ngira ngo mutangarize yuko intego Imana idufiteho si yo kutugumisha muri Egiputa, niyo kutugeza muri Kanani. Imana ihabwa icyubahiro kandi yera. Intego Imana igufiteho si yo kugumisha muri izo ntambara urwana. Imana ikubikiye Kanani yo kunezererwamo, ukibagirwa umubabaro. Siko natangaye ngo bageze ngo basanga ngo imbuto zireze, ngo bageze ngo basanga inka zirakamwe, ngo bageze basanga imizabibu ireze, ngo benga ibintu bataruye. Uziko Imana igukuye muri Egiputa ikujyana aho yaguteguriye, kandi ugasanga ibintu byose yarabiteguye. Hari umuririmbyi kera wajyaga aririmba akavuga ngo tinda ku karago, ngo utinde uyisenga, ngo Imana nigukerereza ngo izagucegera wihute.
Imana igitegera abantu buriya n'abisirayeli bategeye ibavana muri Egiputa ibashyitse i Kanani kugira ngo tuze gusoreza ku nkuru za Yesu. Nta mushaka kuvuga kuri Yesu Jean Pierre, nakunze Yesu cyane. Mose we yacunguye abisirayeli akabacungura bonyine, wabyumvishije? Abanyegiputa ntibarimo, abanyabyaha ntibabamo, acungura abisirayeli bene wabo bonyine. Yumva birahagije, yumva birabaye. Ariko Yesu aje, haleluya, Imana ishimwe. Ntabwo yacunguye ubwoko bumwe gusa, ahubwo yaje kureba njyewe ndetse nawe. Ahaza ku musaraba ahamagara abantu bose, abarushe ndetse n'abaremerewe, nimuze musange ndabaruhura. Imana ntiyareba ahantu uvuka pfiriya, Imana ntiyareba uburetwa wanyuzemo, ntiyareba ubusinzi wakoze, ntiyareba ubusambanyi wakoze. Iyera iraguhamagara kugira ngo nawe uze ikuruhure. Twasomye umuzuko wa Yesu, nababwiye ngo uyu mwami Yesu adapfa ntabwo twari kumenya inkuru y'agakiza. Nakunze Yesu ko yemeye agapfa kugira ngo tubone inkuru y'agakiza. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Nagira ngo ahantu uri wicaye, uri mu kazi, aho ukorera, iyo Yesu adapfa ntabwo twari kumenya inkuru y'ihumure ry'agakiza. Ariko Yesu ngo arapfa, ngo amare gupfa, ngo arangije arazuka. Kuko yaza gupfa ntazuke byari kuba birangiye, ariko yarapfuye kandi arazuka. Nakunze Yesu cyane. Uzi ikintu nabonye mu kanyamahanga? Uzi ko Yesu abantu yiyeretse bwa mbere bari abantu basanzwe boroheje. Haleluya, Amina. Yahereye mu gatsindwa. Hari igihe wibwira ngo mfite amafaranga ariko ntabwo bihagije. Hari igihe wibwira ngo mfite imodoka ariko ntabwo bihagije. Yesu n'abantu baciriritse n'abarabazi, n'abakomeye nabo Yesu arabazi. Abantu bose Yesu yarapfiriye. Ntabwo yabaye nka Mose, uko yaza kuba nka Mose ari gucungura bamwe. Uyu munsi Yesu aduhamagariye ahangaha, nawe ari kuguhamagara aho ngaho uherereye. Waba utwaye imodoka, waba ntayo ufite, waba woroheje, waba ukomeye, nawe uri mu bantu batumye Yesu apfa yarangiza akazuka. Yesu arimo araguhamagara. Imana ishimwe. Uzi ikintu cyantangaje? Hari abantu babyungukiyemo kubera Yesu yapfuye akazuka. Haleluya, urwa Yesu rwatanze inyungu, rwatanze agakiza, rwatanze amahoro. Uziko ngo hari abasirikare bari barinze Yesu, sinzi niba ubyibuka. Ndabyibutse. Noneho ngo abasirikare barinze igitare, ngo Yesu azuka mu masaa 2 mu gitondo, ngo barabirebaga bose, ngo baravuga bati aratuzukanye pe. Twari duhari ariko wagize gute? Aratuzukanye. Ngo barirukanka bati byanze, umuntu mwaturinishije ntabwo arindwa. Haleluya, umuntu mwaturinishije ntabwo arindwa, ni umwanya w'abami yazutse. Ngo bari kwivuga bavuga ati nimuceceke mutabivuga, bakavuga yuko yazutse, ahubwo mugende mutangaza yuko bamwibye. Ariko Yesu yazutse, ndamukunda, yari yazutse. Ngo arabwira ati oya, turabazi, tubakoreye igihe kirekire, dushobora gutangaza yuko atazutse bamwibye, ejo mukazaducisha imitwe. Arabwira ati oya, si uko bimeze, nimwakira amafaranga ariko ntimuzabivuge, mugenda mutangaza ibihuha by'uko Yesu bamwibye. Ngo bangire babaha amafaranga, ngo barataha, ngo bagera mu ngo bakavuga bati uyu mwami yazutse, akira amafaranga ugenda ugubwe neza madamu wanjye. Imana ishimwe. Dushimiye Yesu ko yazutse, abantu bakabonamo inyungu y'agakiza ndetse no mu buryo bw'umubiri. Yesu akabagirira neza. Agira ngo nkubwire ngo Yesu yazutse kubera wowe, kandi nuramuka umwitabye
ukitaba ijwi rye riguhamagara, Yesu azakugirira neza. Naririmbye muri 45 arambwira ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana twarayihawe kubera ubuntu. Rero Yesu amaze gukiza umutima wawe, ayakiza n'umubiri wawe. Uyu munsi wa none nanjye gukubwira ngo Imana yumve gutaka kwawe, igukure mu buretwa wari umazemo igihe. Wasanga ari uburetwa bw'izaha, ariko Imana ibigukuremo. Wasanga ari uburetwa bwo gutotezwa n'imiryango, ariko Imana ibigukuremo mu izina rya Yesu Kristo. Kandi impagararanye n'Imana yavuze ko izagendana natwe, ibyo tuzavuga byose izaba iri kumwe natwe. Uyu munsi wa none Imana igukuye mu buretwa, Imana igukuye mu buretwa, maze igihe ugendera mu buretwa, ariko Imana igukuye mu buretwa bw'izaha, igukuye mu buretwa bwa karande. Agakiza ka Yesu gasura kari wawe. Kandi nakunze Imana cyane, ahantu igeze bijya bihinduka, ubwo ugeze iwawe birahindutse, ugiye kwibonesha amaso. Imana ikugendera mu izina rya Yesu. Kanyamahanga ngo dusenge Imana. Tugiye gusenga ariko ndafashijwe. Yego dusenge. Ndafashijwe. Rasira foki tare mira voeride ndagira ngo dusenge, ariko Yesu iyabapfa ntitwari kumenya inkuru y'agakiza. Ndagira ngo dusenge. Tugiye gusenga. Usiko ubu ngubu turimo tuganira amagambo, hari abantu benshi bari bazi ngo bagendera mu mucyo, nyamara atari umucyo bibeshya. Ariko rero nkutangarize ngo Yesu ni we watumye apfa, kwari kugira ngo umenye inkuru y'agakiza. Imana ikugere neza. Kanyamahanga tugiye gusenga. Tugiye gusenga Imana. Ariko ngira ngo ntangarize abadukurikiye, uyu munsi yuko Yesu yaje gutanga amahoro, yaje gutanga agakiza. Ngira ngo dusenge Imana. Kandi Yesu aruhura abarushye ndetse n'abaremerewe. Uyu munsi nawe umusanze yakuruhura. Ubwo Mose yari igice kimwe, ariko nawe Yesu arakureba. Imana itugirire neza. Imana igukuye mu buretwa ubu dukurikiye. Imana iragutabaye, uburetwa wari umazemo igihe kirekire bwo gusenga ariko tumvirwa. Imana irakurengeye, wakira uburengezi bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndagushimiye wera kandi urakiranuka. Imana ikiranuka muri zose. Ntabwo ureba nk'abantu, nta nubwo umeze nk'abantu. Yuza kumera nk'abantu, warabaye nka Mose, ariko utabaye nka Mose. Waraje guheza amahanga yose, natwe tubona agakiza, natwe tubaho, ntitwari tuzabaho, ntitwari kuzabona ibyiringiro, ariko urangije uraza uduhesha ibyiringiro. Umuzuko wawe uduhesha kubaho, none turiho kandi tuzabaho, ntidufite ubwoba bw'iminsi n'ibihe. Ibyo ngibyo niwe bitegeka. None uwera wa Isiraheli, abantu bakurikiye iyi nkuru y'Agakiza TV, urabarengeye, urabatabaye. Urera kandi urakiranuka. Ni mu izina rya Yesu Kristo nizeye. Amen.